meya w'umujyi wari uhari nawe so ninjye wagombye kugusubizayo ahantu twagiye mbere Your Excellency uko mwabitwibukije tugezeyo twasanze yabanza usubiza ikibazo nkubajije. Yes sir. Nabanje kubibereka ngomba no kugaruka kubibibutsa abari gukora ubwo niko byagenze Your Excellency. Niko bikwiriye kugenda. Ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Kubera iki ariko byagenze rero? Twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo Twarakurikiranye. Yes sir. Ntabwo twarakurikiranye aho wasubiyemo aho narinze kubabwira mugasubira mwari mwarakurikiranye. Twaramushatse mwari mwarakurikiranye nicyo mbaza. Mbere ntabwo twakurikiranye. Uravuga ibitari byo kubera iki? Ntabwo twakurikiranye ko munatubaza turashaka ibibazo. Nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo buriya. Ubona mutera ibibazo abandi bantu nanjye nshobora kubatera ibibazo. Navuga jya uvuga wabanje gutekereza. Naragenda habereka mumara igihe mudakurikirana ndinda kongera kubisubiramo mbwira Prime Minister bwa kabiri nyuma y'amezi uratinyuka ukabisimbuka gusa ndakubaza utinyuka uvuga ngo niko byagenze ko byagenze gute kubera Your Excellency mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri 2 koko 8 hashize amezi 4 sinzi ukuntu bara hashize amezi 4 nibyo Your Excellency twararangaye we are sorry for that. Kurangara birimo iki mu buyobozi harimo allowance yo kurangara ntaye tufite wowe buri munsi ku kintu cyose bagomba kubamo kurangara. Ntabwo ariko byakagenze Your Excellency. Twararangaye kuko bigendera iki gutyo rero nicyo kibazo kuki bigenda gutyo muba muri Your Excellency aho nta n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara muratwibutsa koko abari bwo twongera gusubirayo kugira ibyo dukora. Akazi ibyo mushinzwe ni ibikize mushinzwe ibiki mushinzwe kurangara gusa niko kazi ntabwo ari byo Your Excellency. So nicara ni munyumvire nk'ibi ibyo nababwiraga ni munyumvire nk'ibi ngibi mwebwe abayobozi bantu muri hano mbwira tubinyure hejuru tuze turirimbe muvuye mu mahugurwa dutahe ibi ngibi tubyihorere. Minister wa Infrastructure ibintu bamaze iminsi bambwira by'amazu inkuta zigwa ibintu byarabitebuka bishica abantu biterwa n'iki bibwira ko ari iki hari n'ibyavuba y'amazu mwubakiye abantu yarakwiye kuba yarwaho abantu bakagenda bakayamurika ngo twubatse amazu y'abantu bakwiriye kuba babamo yarangiza akabagwa hejuru haba habaye iki murakoze kwa biriho cyangwa ntibiriho urabizi hari ibyuzi ibyavuba ibene cyangwa ntabyo hari biherutse kubanya kwa Perezida wa Repubulika. Mbwira muri make amateka yabyo impamvu bibamo kubereye. Ni umudugudu wa Kinyinya bita umudugudu bakunda kwita umudugudu w'urukumbuzi awubatswe mu 2015 wubakwa n'umuntu bita Sabimana Jean bakunda kwita Dubai. Umudugudu ngira ngo hashize mu cyumweru gishize kwa 4 cyangwa kwa 3 mu mvura yaguye hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe cyangwa se building code enforcement
ikindi cyari kimaze kugaragara cyo nuko bakoresheje poor materials. Okay, rero reka twumvikane, birabaye gutyo, birinda kuba bigahera bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute, hagati aho inzego ziba zirihe zose zarizo zose bireba. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese ushatse yikorera ibyo yishakiye, ni bya bindi navugaga, mu nyungu ze agapfunyikira abantu amazi nuko bakigendera, ejo bikagera bityo bikagwa hejuru y'abantu. Biri hagati yacu y'abayobozi guhera hasi kugera hejuru. Kuki bibaho, bishoboka bite? Your Excellency, ni ibyo mwarimu mutwigisha, ni ya mikoranire inzego zigiye zitandukanye, ari urwego rushinzwe kurebera enforcement ya building code, urwego rushinzwe inspection, ahise bivuye muri inspection bamaze kubona yuko habayemo poor cyangwa se batubahirije ibyasabwe, hakozwe kugira ngo uwo muntu ahagarikwe cyangwa se uwo muntu abiryozwe, cyangwa se wamuhaye muri icyo gihe bimaze kugarakamuha occupation permit kugira ngo ayo mazu ajyemwo aturwemo n'abantu, urwego rwamuhaye occupation permit yo rwayimuhaye rukurikije iki, kandi ibyo bintu byose byaragaragaraga. Precisely. Ari bimaze imyaka nabyo myinshi, nimwe akakubwira uyu muntu ubwo nabyo bigashaka yubatse ahantu hatariho, ubwo ni urundi rugero, ndetse akubaka inzu akayirangiza, ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri koko. Umuntu yubatse inzu ahantu hatariho, amaze imyaka 2 ayubaka, arayirangiza, nta urabona ngo uyu muntu aho yubaka ntabwo hakwiriye kuba hubakwa. Mumbwire ukuntu bishoboka, mumbwire impamvu bitubamo. Your Excellency, ukurikije uko inzego zubatse ubundi ntabwo byakakwiye kugera kuri urwo rugero. Hari aho yubaka nk'uko mwabivugaga Your Excellency, hari inzego zihari, hari inspection team ziri mu murenge, hari ziri mu kagari, hari ziri ku rwego rw'umujyi. Nibyo nshaka kumva rero, ntabwo mbyumva ye, mwe murabyumva, ni mu nsobanuro. Abari hano mwese n'abari hejuru ufashaka kugira ngo ambwire, ndashaka kubimenya. Nimwe bibamo, nimumbwire bishoboka bite, bye simbyumva. Kuzaba ari wowe uvuga ute ibi bintu byabaye sibyo, ntabwo byari bikwiye kuba byarabaye, nibyo ko ubivuga, ariko bimaze imyaka 2, ibikorwa bimaze imyaka 2. Umuntu yaratangiye amara imyaka 2 arangije ibyo yakoraga, hanyuma uravuze uti iyi nzu aho yubatse ntabwo ikwiriye kuba ihari. Habaye iki mu myaka 2? Habaye iki ku buryo utayibonye ngo uwo muntu ahagarikwe? Habaye iki? Mwese muba muhari nyine, inzego zose zaba zihari guhera hasi kugera hejuru. Nimumbwire ikiba cyabaye kugira ngo bigende gutyo. Tujye tumenya ikibazo kinaremereye, kimaze imyaka 2, tubwirwe nuko kisha abantu cyangwa havuyemo ikindi kibazo nacyo kiremereye. Nimumbwire ukuntu bitubamo tukabyemera, akaba ariko tubaye gusa, mwarangiza mukajya mu mahugurwa, n'ejo mukazayasubiramo, ariko iki kibazo mukabana nacyo.
nsobanurire ndetse n'ibyabaye mbere byaguye byishe abantu ntibituviremo isomo ahubwo mu yindi myaka bikongera bikaba turaha Your Excellency, biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo